bakunzi ba Karegeya Omar Pano aha ni mu mudugudu wa Juru akagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nkuko mubibona twari twaje mu gikorwa cyo gukurikirana umubyeyi Mujawayezu Aime uva mu nzu yirukanwemo n'umugabo we nyuma yo kutsindwa urubanza yaburanaga n'umugabo bari muri procedure ya gatanya. Twahageze kuva kare tuhasanga umuwisiye tuhasanga abapolisi tuhasanga n'abantu benshi muri make uko bagenda basohora ibintu twavuganye n'abapolisi ko tutabasha gufata amashusho menshi ariko twagenda twumva abantu uko babivuga. Harimo umuvandimwe wa Mujawayezu Aime, harimo umushoferi waje gupakira ibintu, harimo umuturanyi waho bari batuye, bose baragenda bagaragaza bavuga uko babona iyi situation, uko bazi iyi famille, amavuko y'ibibazo bagiye bagirana kugeza aho bigeze abasohora umubyeyi mu nzu n'abana babiri bakaba babemereye indezo y'ibihumbi 300. Benshi bakavuga mu muvandimwe we anavuga ikigiye gukorwa, aho avuga ko ibintu bagiye kubipakiza bakabijyana mu rugo bakazabona kumushakira ukundi agomba kubaho. Yes, mu gihe rero nkuko n'amashusho inzego z'umutekano zitahise zitwemerera kuyafata gufotora, ariko twagiye tuganiriza abantu nabo ubwabo badashaka kujya kuri kamera kandi tutabasha gutegereza ko birangira ngo dufate amashusho, ariko nibura abantu amajwi yo twari tuyemerewe n'abantu ku giti cyabo, abantu abavandimwe abahisi gendaga bose tugenda tubaganiriza. Nibyo rero bugiye gukurikira abantu uko abantu babona iyi situation y'uyu muryango. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. nawe uri nawe kumusana abazungu ndetse amaraso y'abanyamahanga ni bariza kuko ari byagira ngo wenda yagiye kuri amaraso kuri kamera ngomba kubibaza na abazungu n'abarabu cyane abahera b'abanyaburayi umubiri ni papa wanyu cyangwa ni gato byaturangiye none se kuki mutamuha telefone twe dushaka kumenya impamvu kuki adafite uburenganzira bwo gutunga telefone hariyo twari twahamagaye umva mushake turune bisi mu gufungure na ziranga ari byaro byose muri mubi bayishaka se ni muri mukata bari bubahemba hayabwa duhe ibande se bayishaka ntabwo babahemba nabakorana bushake kugira uzishake rero tagira ikintu cyo gisiga turabisohora umva ibidashoboka gutunga oya ntacyo kore inkweto zanjye ziraho zindebe uri kuzireba nta muntu w'ikibihe igikwasi ari igikwasi iyi basitoye kwizu ni umugabo yaje noneho bahita bambara telefone bahita bamwambara telefone
bayimwambuye nyine nuza avuye hano uriya mugabo umunyamakuru nta ruhande na rumwe ugomba kujya waganiraga neza ariko namwe mwabizose yedaraje abantu ko ataraza mwaturetse ariko nta ako kantu nanone kuki umugabo ageze hano ibintu byose birahinduka baradusohora bamwambuye telefone barambaza kuba yafashe video arabyemerewe hano hari iwe aracyafite n'uburenganzira bwo kuhagura bamubaza ko nawe ubwe ibindi byose ariko nawe ubwe kandi arabyemerewe byose reka mbanze mbirebe uwera emafite telefone nta kindi mu musohoka oya ngiyawe oya iyeme batayimuha aje kufatara ubu kwicara tutabyorera abo bari kumusiga ngari kodinze ibyo ibyo byose si ukuri ubwo bafashe ibiganiro bagiranye oya ko bamufasha ari ku kamera none se ko biri mu mucyo mbese se bakubwira ati siba telefone n'ikintu kina kiri ushinjwa cyangwa iki ahubwo njye nayifatira muri WhatsApp mu maboko akadufatira video muri WhatsApp umugabo ageza ibintu byose kubera ko uyu mugabo uzi umutekano bamurindira wagira ngo niwe mu perezida noneho cyangwa niwe uri kwiyamamaza ahubwo menya nawe ari kuri liste y'itora ari kuri liste kabisa ahubwo bama akadarapo urange nafata idarapo rye ko nanamutwika ariko abashe bagenzi be bazamutora bazatorwa n'andi umva abapolisi bamurindiye umutekano oya bari mu kazi ku buryo se bamurindira umutekano bigeze hara ninde se wamukora bamwisikotinze ntiyabasanze bamwisikotinze kuva mu modoka kugera mu nzu aragera mu modoka akabahamagara ngo muze muncungire hatagira umuntu unkoraho reka duhuriye nko mu ijoro ahandi none se ubu niba ku gisozi umuntu amushaka yamubura arabeshyera ubusa tuzahura reka niba atajya mu kabari tuzahura telefone yanjye nahamagaye imodoka we muyirebe batabahamagara bakababura oya umuguye password ngira ngo wambaye iniforume nta nicyo bari agacaho byagaciye n'ubundi yapfuye ahagaze ntari uvugira twategereje uwera arangije abahenteri wose ni uje ese undi Dolphin we byagenze we cyangwa nawe bamufunze tujye kumubaza baza Dolphin ariko ubundi igihe yazingiye abatarasohoka ari kuzinga ibisi abantu ahangaha badafite ikintu bari gukora bari kugenda mwakomeje mukigenda uriya munyamakuru ari kuvuga nabo ngo bakomeze bagenda usanga hari inama
abashundagaruka wowe kutabashaka ntabwo hanyuma se noneho niherisi ibintu byigaragaza icya mbere inzu y'iryitanu umugore usa kuriya n'abana batatu hanyuma se uriya yacana kumva gaze sirimo mu ryitana gaze irimo yacana gusa aho niho tugomba kureba ibindi by'amategeko yakoze n'ibindi ariko ntabwo iryitanu dore inzu yabona iryitanu ni iyi ngiyi hafi munsi ya miliyoni yabona iryitanu irimo tuwarete nyuma gusa umwana wajya muri nayo byose nk'izo zigira ubuntu neza aba bana bajyana muri nayo ku mategeko rero nta kibazo hasigaye ikijyanye n'inzu turareba ngo ayo mafaranga ibihumbi 300 zavamo 300 nta kibazo naho ibindi by'amategeko n'umudamu yanyibemereye ko yemewe ko yatsinzwe atinda kujurira nta kindi ntacyo avuga mu mategeko ariko niba agenda ntagende nyine uburyo icya kabiri yambwiye nuko yagomba kugenda amashuri afunze kuko ariga akabona uko ajya gutangira ishuri ahandi none ubu iryo afite rirangira mu kwa 9 agiye mu kwa 6 ubwo ari ryo yari arimo rirapfa kuko nta n'ahandi yakwakira ubu uyu mwaka urawimfa gusa ariko se ubu ibintu nubwo umuntu yaba yakiriye ubu kumunaga hanze bana kakugene n'ibyo byiza buriya nizera ko turaza kumubaza niba bamuhaye apakiza ibintu ariko se arabijyana hehe iryitano inzu y'iryitano yajyana ntibishoboka ntibishoboka byonyine kubona inzu igiyemo bino ni nk'iyasenze ibihumbi oya wenda miliyoni akamuha ibyo kwiyesara bushyashya aho neza ahubwo saba bamwishyuje ibyo igitano byahashije none se babaterura kugira ngo baramwishyuza ngaho tuvugishije ngo barakorera ubuntu abantu bavunika gute bari gukorera ntabwo Kigali ngo ni itorero bakorera oya ariko umuhanda bahamya mutoroshye umuhamya se yashaka noneho rero uko uri gusenya hano ari gusohora 25 ubu urabyumva gutandukanye n'ubuhamya kuko mugiriye indi myumvire ariko niba umuntu asaba divorce kuri 25 wowe utari nk'umuhamya udasenga wahita urushaka wari urubona gute shitani yigarije imiryango ntabwo mu minsi ishize nagiye ku rukiko ndareba imanza ngo z'abantu b'amadivorce njye nagize ngo umunsi w'uwo divorce gusa abantu bagera nko kuri 100 yambaye inkweto zifunze kandi tunamubiri dufite ibisi kireko dogo nakweretse aho babiye iki hari umukobwa wabaga hano kwa ko niyo rucumbikira umuntu yiganye na murumuna wacu none amaze kumucumbikira sinzi uko nagiye muri telefone y'umugabo we asangamo amafoto y'uwo mukobwa bari bacumbikiye aramubaza ese kuki ufite amafoto y'uyu mukobwa ahita yirakazwa ahita ava mu cyumba ahita agenda imara mwihorera arivumbura nyine kubera ko amubajije amara amezi 3 nyine arara mu kindi cyumba noneho nyine aricecekera nyine aramwihora aravuga ati kubera ko n'ubundi bari bamaze igihe bashwana akajya yimuka buri barashwanaga buri gihe umugabo akimuka imara amubwira ati rero none wigenda reka ngiye nsohoke mu cyumba gube mu cyumba nyine room principal noneho ngiye nsohoke ngiye kurara mu cyumba cy'abana umugabo arabyanga arakomeza urumva imbarutso yari baye uwo mukobwa gusa kumubaza kuki muhanahana amafoto icyo gusa hashize iminsi ari muri icyo cyumba aravuga ngo yaramuroze yarwaye mu nda hari n'abashyitsi basangiye ibiryo n'uwo murumuna w'umugabo arwara mu nda inzoka aravuga ngo wenyine abandi se abo basangiye
abo basangiye bo ni bazima nyine we yaravuze ngo yeme yamuroze ariko agenda bihindura ukumva umunsi umwe aravuze ngo twagiye ngo kurya mu baturanyi ngo mu bantu ngo babaturanyi ngapanga nabo kugira ngo bamuroge kubera ko yaramaze iyo minsi atararana nawe umunsi umwe yamajya kwiga ya eme yari afite imodoka yamuhaye imodoka arabanza arayimwaka avuga nyine ngo hari kirisi uhita ubyumva amushakira taxi nyuma ya taxi abikuraho amushakira moto ayigura aramubwira ati ujye ushaka ukuntu utega ndime ntiyahaha uri kumva n'amafaranga yo guha ni umugabo niwe wihahiraga buri kimwe ko nyine we nyine mu rukiko agenda amusebya avuga yuko n'ubundi amafaranga ngo yamukurikiyeho amafaranga kuko basezeranye ivanguramutungo ngo yari ari kumuhoza ku nkeke nyine ibi ni utuntu two kubeshya kugira ngo bongere avuye ku ishuri yigaga kuri Erika ataha hano Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza hano inyuma ya DPR Nyanza akajya amubwira kujya ajya Gisozi kuri Erika n'amaguru Gisozi aho yakamubwira ngo nafashe tap and go ajya agenda nyine na bisi eme arabyakira umugabo akira none ahantu byabaye nk'intandaro nyine kujya tumenye no mugabo wari we hari muri mubyara wacu muri mu Budage eme yavuye kwiga avuye kumutwara ku ishuri kuko no mugabo wariga rimwe na rimwe avuye kumutwara ku ishuri yandikira message ngo umukobwa wanyu ndamucyuye ngo yasinze avuye kumutwara ku ishuri mubyara wacu ahamagara yimara mubaza se nukubera icyo utangiye kunanira umugabo nyine kubera ko umuntu abakubwiye side yiwe nago bamenya side yundi ati reba chat ari kuma emara mubwira ati ngiye nawe turicaranye amvanye ku ishuri ni gute muri kuvuga ngo nasinze ari kuvuga ngo nasinze kandi amvanye ku ishuri none umugabo nyine aramwara barasebye uri kumva buryo nyine yahise akata contact n'uwo mubyara wacu nago bongeye kuzaya bavugana urumva nyine yagendaga mushakira utuntu impamvu ariko we yari yarabitangiye mbere kuko yamaze amezi atari mu cyumba ime yarabyakiribaze ko natwe tutari tubizi mu kwa karindwi nibwo murumuna we nyine ubwo ngo yararwaye muri icyo gihe batari bameranye neza nibwo avuga ko yamuroze kugiye yari yarahukaniye mu kindi cyumba aravuga ngo yemera muroze none bajya aravuga murumuna waza kumutwara yasohotse hano yambaye kamambiri na n'ikintu yatwaye azana imodoka amushyiramo aramujyana ajya kugira ngo bagiye kumuvuza amarozi ema arahamagara ari hehe ati ntago bakwemera kubona nawe utamwongera uburozi agakinjiro kose kubera ko ariho bakorera abantu bose barabimenye nyine ko ema ari umurozi bapanga kumusohora mu nzu bapanze kumusohora mu nzu nyine baramwandikira amubwira ati inzu ni ya company bandikira mu ibaruwa kandi ataratandukana n'umugabo we uwo murumuna w'umugabo we nyine niwe wabishakaga sinzi impamvu yabihinzemo kugira ngo basohore mu nzu ema abonye bigiye gukomera ko bamusohora mu nzu nibwo yitabaje inkiko nibwo nyine yagiye kurega kugira ngo uvuga se muransohora abana ndabajyana umva bahera nyine mu midugudu n'abunzi byose n'abayobozi b'imidugudu barabizi noneho babona nyine Edi wakajya avuga yuko nta butabera ari kubona umugabo niwe wabikujije eme rero umuyobozi w'umudugudu bahita bamubwira ati wowe rero gana inkiko kubera ko umugabo wawe ntabwo ashaka kumvikana eme aragenda nyine ubwo yeme ndi kuvuga ni murumuna wanjye yego uriya w'inzobe cyane urimo ubwo nyine eme niko kugana inkiko ariko ashaka uburenganzira bw'abana kuko bashaka kumusohora mu nzu nyine mu bintu bitumvikana arabizi neza ko inzu ari y'umugabo we uko banasezeranye ivanguramutungo w'icyo ashaka naho kuririra abana nyine niyo mpamvu yaganye inkiko noneho abonye n'ibintu ari kumukora n'ukuntu ari kumushinja amarozi n'ibiki byose aravuga ati kwanza uyu mugabo ngiye sinagumana nawe nimumara kumpa aho nzaririra abana munantandukanye nawe uri kumva kuko n'ubundi yeme nta kintu akurikiyeho hano kuko n'ubundi basezeranye ivanguramutungo umva ibyo mu nkiko nyine bijyamo ubwa mbere maramutsinda amutsinze ajya kujurira ngiye nta nubwo mbizi ubanza n'umwavoka yeme baramuguze kuko ngiye simbyumva ubwa mbere yaratsinze bakabiri bajya mu rukiko rukuru atsinda yeme umwavoka aramubwira ngo ntago bajurira twe ntago tuzi iby'inkiko ngo ntago bajurira ngo yatsinze hariya ngo nta kundi kujurira nyine ubwo twabyakiriye gutyo tunabimenye tugeze aha ngaho uyu munsi bashyiraho nyine no muhisiye hashize iminsi hashize nyine igihe bavuye mu nkiko ubwo urumva yeme yaratsinzwe bwa kabiri umva uyu mugabo nyine yahoraga uyu muhisi
saa sita na nijoro ubundi bacungaga no kubona Aime bagasona rimwe na rimwe tukanabihorera nanjye hari igihe nabaga ndahangaha umva aramugigira akajya yirirwa mugendaho kugira ngo amusohore mu nzu akigisha Aime ati nusohora ibyo bintu uzabona amafaranga ntuzabura $1,000,000 nyine we icyo ashaka ni amafaranga yiwe kugira bamuhembe yigende yego umva noneho hashize iminsi nyine n'amarido barayahanuye umva hashize iminsi komeza hashize iminsi nyine umuhise yirukanka kuri Aime kuko yageze naho yitaye mu musazi kubera kwanga nyine kumva ibyo uyu mugabo ari kumubwira ariko impamvu Aime abyanga Edi yagiye abwira abantu ko Aime naramuka avuye muri iyi nzu n'ubundi bizarangira amusubije iwabo kuko niyo target yiwe kuko yirirwaga abwira abantu ngo Aime iwabo bataranatandukana yirirwaga amubwira ati byararangiye yarandoze namufatanye uburozi nyine byo kumubeshya asubira iwabo we yagira ngo ubanza uburozi se bararuburanye nyine ntago banza bararuburana baburanye iby'uburozi ntago mbizi neza ntago barabijyamo babanje kubura n'iby'abana nyine kugira ngo abana babone aho kujya mu rukiko bemeza yuko agomba kumuha amafaranga $150 byo kwishyura inzu $150 byo kurya impamvu yemerera adasohoka mu nzu nta kibazo gukodesha kuko inzu ntacyo ayimaza n'amazi barayafunze kuva Edi yaba muri iyi nzu irimo $200 bya wasake amazi bari barayafunze n'ubundi bavoma bisanzwe kuba haba muri uru ruzu n'ubundi aba mu cyumba kimwe n'abana iyi nzu nta kivuze inzu Aime ntayo niyo yaba ari icyumba na sura yayibamo n'abana nta kibazo ikibazo ni n'amafaranga yemeye yo guhaha ashobora kumara amezi 3 araba hiryo ry'itanu n'ubu hano bahabarishwagaho n'iryo ry'itanu se iryo ry'itanu nyine yamwandikiraga kandi nabwo akarihereza abantu ngo mugende mu bahahira ibyo bashaka ntayahereze Aime akavuga ati se umuntu umpa amafaranga rimwe mu mezi 3 ninjya mu nzu y'abandi azayishyura ko aricyo kibazo nyine afite oya nta kintu nabo baremera icyo nangana kwa polisi nabo nta kibazo noneho akajya avuga ati ndemera ndajya mu nzu gute ndemera kuva muri iyo nzu gute kandi n'amafaranga yo kurya atayama ubwo inzu yazayishyura nicyo kibazo nyine yari afite Emesa ritayari ko inzu y'igitano yayibona kayibamo igitano bamuha ryo rirahaha ukwezi kugashira nyine ni ukwihangana bakarya ubusa uri kumva reba abana nyine bamenyereye kubaho buno buzima ni ukunywa igikoma bakarezaho n'ibiryo no guteka rimwe ku munsi muri Kigali ry'itano nawe urabyumva uzajya no kugura umuriro no kwishyura amazi y'inzu ubwo nyine ry'itano rikubiyemo byose ariga sabana ntago biga umugabo yari yarahagaritse umwana mu ishuri umugabo ongera usubire umwana ntago yiga yari yaramuhagaritse mu ishuri kuko yigaga yabaga muri creche hariya aramuhagarika ngo kubera iki ntago tuzi impamvu yamuhagaritse nyine wakora ibyo ashaka kuko yemeye yamuhaye uburenganzira bwose bushoboka noneho nyine finally bamusohoye mu nzu n'umugabo yaje nyine ariko umugabo ko yaje ibintu byose bigahinduka gute umugabo aza twari turimo hano batwemereye akimara kuhagera twese badusohoye ndakubwiye ngo uzi umutekano polisi mucungiye avuye mu modoka abanza guhamagara wa mupolisi ufite inyenyeri ngo ngwino ngo nkure mu modoka yohereza umupolisi w'imbunda araza aramuhagarara kugeza ageze mu nzu no gusohoka aramusohokana amugeza hano Johnson ntiyabakeneye ntabonaga wenda ko mwamugirira nabi atari wese watugirira nabi kari udusubye ariko mwe muri benshi uburyo wajya gukubita umuntu w'umugabo subungiye afite imbaraga zakubita umugabo ubusa wamugira nabi kubera ubusa wamugirira nabi birenze icyo utumurerera abana wajya kumwica kandi uzi ko ari se w'abana erega turacyamukeneye n'ubona nyuma y'ibi byose byaba aracyari papa w'aba bana katurebe ariko ikigaragara cyo ari amafaranga agenerwa bagomba kuzana none reka mbabwire ejo bundi yamuhaye amafaranga 600 yarayamuhaye ngo amushakira n'inzu sinzi impamvu akimugendaho ndaguha amafaranga ubaho nshaka uri kumva
Eme yashakaga kujya kwibera i Musanze. Okay, reka mbe muri iyi nzu. Yabimbwiye ko yigeze gushaka kugenda. Ajya ashaka n'inzu Musanze aramwangira ngo ntabwo ushobora kujyana abana banjye. Yabimbwiye. Eme yashakaga kwegera ishuri kuri Inesi akajya nyine yiga aha igihe nibera no mu Ruhengeri kuko yaba hashaka. Ejo bundi umugabo yamushakiye inzu hariya ngo ku Muhima baramubwira bamubwira ubwiza bw'iyo nzu nyine uyu muhisi yabamwica nyine mu mutwe. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye inzu yayibamo kuko Eme ntacyo ashaka kuri iyi nzu. Umva amuhereza amafaranga 600 yari amaze amezi 2 atabahahira. Eme ahita ahahamo stoke y'abana. Uku kwezi gushize nta n'ikintu yigeze abaho. Iryo ry'itanu kugira ngo azaribahe biba byasabye ngo ahamagare ngo nyirasenge w'umugabo babanze babyumvikaneho kugira ngo abashe kugira ikintu amuhereza. N'iryo ry'itanu urukiko rwamwemereye. Tukibaza se naramuka avuye muri iyi nzu buri gihe azajya ahora kuri ribu aribo bazajya bamwishyuriza amafaranga yo kwishyura inzu. None se ry'itanu azabona inzu ijyamo bino bintu cyangwa arabigurisha? Ntabwo mbizi. Noneho uyu muhisi ari kuvuga ngo niyo yabigurisha ngo yabonamo ngo miliyoni. Nyine urabo umuhisiye abifitemo umva yashyushye wagira ngo Eme arasohoka muri iyi nzu ahita yijyamo. Oya hado nahoze mbona bayishakaga ntabwo ari uhisiye ntabwo icyo yabikora. Twamagara imodoka ngo babipakire. turetse se Oya ndategereje ko polisi mu mwanya nitanga uburenganzira bwo kupipakira ndamusaba kamere babipakira. Ubu tugiye gupakira tubijyane mu rugo iwacu kuko nta barabikamera. Oya niyemera ko bijya mu modoka aranyemera nanjye bikamera. Aya nguko rero nyine Eme baramwangaje. None se edagira undi mugore? Nta wundi mugore tuza afite kuko Eme niwe basezeranye. Muzi ko se yasezeranye ivangura. Edi yaramushuta akuze Edi imyaka arusha Eme. Edi rega ni agasaza. Noneho kugira ngo Eme yabonaga impamvu basezeranye ivangura bafite ibintu bya kampani bahuriyemo. Yaramubwiye ati urabona duhuje ibintu na Fabiye ngiye nawe nitumara kubana uyu ni umusaza wacu. Urabona ibintu nibimara kuva mu nzira nzagabana na bene wacu ubundi twubake famille. Nawe ntago wabura kubyumva. Eme kugira ngo amwereke ko adakurikiye ikintu na kimwe kuri we aramusinyira bemera ko basezerana ivangura mutungo. Kuri we ntacyo byari bimubwiye. Ibitungo ntacyo yari mubwiye kuko Eme nta nubwo yarazi ibintu atunze. Ibinshi nyine agiye bimenyera ahangaha. Noneho umugabo yageze mu rukiko arabihindura aravuga ngo yamozaga ku nkeke kugira ngo dusinyure ngo ivangura mutungo ngo yongera nsinyire nyine nk'ibintu ngo niyo mpamvu ngo yagiye. Umva Eme baramuguze mani ishobora byose. Noneho ngiye ikintu cyanangaje ni umwavoka wiwe. Nta ni mwenyine ngewe kubu Eme yagenda nta kibazo aba bana barajyaye. Ariko kubana mwazongera mukaregera gusaba indezo yizamutse kandi barabyanzuye. Ngiye sinzi inkiko ukuntu zikora. Oya uburenganzira abana bo bazababariza ukwabo. Bigeze bite? Bigenda bite? Bazibayemo se mu Rwanda nta butabera buhaba. Mu Rwanda nta butabera. Abasanduga barakundanaga umuntu wamukoze akantu ngo ni ugusezerana ivanguramutungo. Ubwo se ivanguramutungo ahubwo yari yamubaze mbere ngiye kwidarapo ngezeho ukambwira ngo ivanguramutungo namanukayo. Ushaka se kuvuga ko gutandukana kwabo kwaba bigendeye kuri iryo vanguramutungo ry'abasezeranye? Ndabizi ntabwo ibyo bintu mbizi neza. Nyine icyo ushaka kuvuga gusezerana ivanguramutungo bitanga iyihe ishusho ku bagiye gushakana? Nkawe wari uvuze ngo wowe kwidarapo wahita ubivamo. Tubwira. Arega ibintu byose biterwa n'ubwumvikane. Niba mama mugiye kubana se kuki mutawuvanga? Niba ari duke twe n'undi duke ukabivanga. Ahubwo ibyo by'ivanguramutungo bizanye aha niho ibyo bisanga. Mbese ubifata nk'umutego yamuteze se? Oya n'igihe none se ubundi erega ibyo nta n'ahantu bihuriza ko mu ivangamutungo bitaraza se
ababyeyi batubanjirije ibyo barabivangaga bashakanaga bagasanga. Genda pesi imberakuri iri ishyaka rikunda abanyarwanda, wowe uharanira ko u Rwanda rutera imbere maze iterambere rikagera kuri bose. Imberakuri uri ishyaka ry'abanyarwanda. Tera intambwe nshuti muvandimwe wihitiramo ishyaka pesi imberakuri rishyize imbere ibikorwa byiza binogeye buri muturarwanda wese. Pesi imberakuri abanyarwanda dukuri inyuma. Ni tariki 15 z'ukwa karindwi twese duhurire ku biro by'itora dutore pesi imberakuri ni ku Mukororombya. Ishyaka ry'imberakuri uzaritora, iharanira ubutabera uzaritora, iharanira urukundo uzaritora, iharanira umurimo uzaritora, ubushomeri buranduke tuzaritora. Banyarwanda banyarwandakazi, nimuze twitoreye pesi imberakuri maze ibyiza bikomeze bitugereho. Iburasirazuba tora, iburengerazuba twese tukuri inyuma, amajyepfo tora, amajyaruguru twese tukuri inyuma, umujyi wa Kigali tora, intara zose twese tukuri inyuma. Sesa ibyo ngibyo wabyo cyane ko ibyo ntanabireba, ariko igituma kibitera ni icyabizanye. Ibi ntabwo ariko ibi nta nubwo ari ubumuntu. None se ntabwo ukeka ko iki gikomere cyazamugumamo ahubwo akazinukwa abagabo? Biranashoboka, rega ikintu icyo ari cyo cyose ni isomo, kandi burya ngo igikomere kiracyaharya ngo inkovu ntikira. Burase wagira inama yihe abari mu nzira yo gushaka? Ibi ariga gushaka hari abahirwe n'abandi nose bababwira ngo ntibashake ngo nuko ibi bibaye. Ntabwo abantu bagize nta n'imyaka 5 bamaranye. Oya, umwana mukuru afite 3 ngo bashakanye mbere ya covid gato. Byanze bikunze imyaka myinshi bamaranye n'iyine, kandi ubu ntase nk'ari n'abarambana bagasaza gaterwa nyine. Ntamenya burya ibiri mu ngo ni ba nyirazo baba babizi. Urumva icyo gikomera azagikanda kigakunda. Uwakamwubakiye niba ari umugabo we ko wenda ashobora kuba anakuze cyane akaba ari usenye, se ukeka ko bari umwana ari ubigizemo uruhare gusenya? None se nyine uwo mugabo we wa 40 n'ingabe ushenye amaranye urugo imyaka 3, wowe urumva ubyumva gute? Abamenye hari mu bantu cyane n'ubwoko bwabyo. Ariko niyo yasenya ntabwo akabikoze muri ubu buryo, yagahaye abana agaciro. Uzi ko kugira ngo ubanage hano bose aba bana ishusho izava mu bana. Uriya mwana rega nubwo bamuhetse ari kubibona. Uriya mwana afite imyaka ingahe? Umukuru afite 3, umuto afite 1. Ibi bintu kwanza ni video, sibyo? Video zirasibangana, umwana azabireba ko nubwo bamuhetse kandi bari kubibona. Urumva, ariko nubwo ari umuntu ntabwo yakoze ibintu nk'ibi ngibi. Ukuntu wimyoza nyine birababaje, yagakwiye hasi kugirira ukabona niba umugore yaba afite ikibazo mu bye, kuko iyo abantu bashwana batandukana akenshi rimwe na rimwe usanga buri wese avuga ati sinjye n'undi ngo sinjye, sibyo? Ariko nk'umuntu w'umugabo we yagakwiye kugirira iki abana. Abana babaga mu nzu y'ibyumba bingahe, amatoilette mu nzu, igipangu, parikingi, bagiye gushaka inzu y'iryitanga ifite toilette hanze bacane ku mbabura. Wowe ibyo ngibyo nkawe niba ufite abana urabyumva gute mu mutwe y'abana? Rega si mu mitwe y'abana n'abandi bantu basanzwe urumva birebetse nabi, asuzuguritse
uretse ko sinjije kubatwara nose ntiwabo ndahaza uyu mukobwa kandi bigiye iwabo ntibyajyamo banza no hanze bitaha Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana. Yego niho wahageze Der Sprachen Hub German Language Academy. Twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make. Ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje. Yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online. None sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite? Yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% ku biga mu gitondo na nyuma ya saa sita. Ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kwiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Online byo nibihinduka. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 22. Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa, gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage. Dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen Hub German Language Academy.